Kigali Hit Music Superstar. Wibutsa ko ikiganiro cyacu cyitwa Kigali Hit Music Superstar. Turebera hamwe abahanzi bagiye batandukanye, ibikorwa bagiye bageraho, ibigwi bagiye bageraho, naho bikuye naho bigejeje, n'icyo wabigiraho. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri ku gice nakoze ku muhanzi Juno Kizigenza uri motivation ukora cyane, icyo wamwigiraho. So ntujye kuremba afitiye tipu banabateguriye inama z'ingenzi, so n'icyo wakwigira kuri uyu muhanzi Juno ugatera imbere. So niba ufite amafaranga ukaba utabasha kuyakoresha, niba udafite bwizigame, so niba utaratera imbere mu by'iterambere, kugira ngo ukurikire iki kiganiro, kandi niba warateye imbere nawe, hari inama z'ingenzi z'uburyo wakoresha amafaranga kugira akamaro. Welcome, amazina yitwa Cha Jonas, uwo tugiye kuvugaho ni Juno Kizigenza. Ndagusaba gukora subscribe, sharing video bagenzi bawe, inshuti n'imiryango. So twihuse cyane rero, reka dutangire. Uyu Juno Kizigenza ni umuhanzi, ni byinshi namuvuzeho mu gice cya mbere. So ni umuntu ukora cyane kandi witanga, kandi ni umuntu ufite vision, ufite ashaka kugera. So akora indirimbo nyinshi, akora ibikorwa byinshi mu muzika, amaje kumenyekana ku izina rya Juno Kizigenza nk'umuhanzi. So wowe icyo wakwigira kuri uyu muhanzi uri kuzamuka muri muzika, akaba popular, agatera imbere, bose bakamumenya, akaba afite imitungo itari mikeya. So kandi akabazwi ku rwego mpuzamahanga, hose aramuzi. Ese n'icyo wamwigiraho? Cyambere wakwigira kuri uyu muhanzi, wihangana, kudacika intege. Niba utangiye ikintu, jya ugikora mpaka kirangiye, ntukajya ucika intege. So ngo wumve ko niba utangiye ikintu hakazamo imbogamizi, wenda ugahomba, niba utangiye gucuruza wenda ugahomba, utangiye gukora amafaranga ugahomba, wumve ko uducika intege. Niba icyo urimo urakora ubona kiri kwanga, dore inama y'ingenzi wakora: hindura icyo kintu wakoraga, ukora ikintu. Niba wenda ushoye amafaranga agashya, ntazane inyungu, wicika intege, komeza ushore n'ahandi no mu bindi, kugira ngo ukomeze gutera imbere. So ntukayicika intege, ntukajya ugendana n'abantu baguca intege, kandi ntuzemere gucika intege mu buzima, ko gucika intege ni indwara mbi cyane y'ubunebwe. So iyo ucitse intege uba urangiye, ntuzemere ko hari umuntu uguca intege. So icya kabiri wakwigira kuri uyu muhanzi, mbere yuko nyikubwira, abanza ukande subscribe, like, comment, kugira ngo tubibone ko izi video zacu zikunzwe, sharing n'abandi. Icya kabiri wakwigira kuri uyu muhanzi Juno Kizigenza, ni ugukoresha igihe neza. Iyo ufite amafaranga, ukaba ufite icyo wayakoresha, ukaba ufite byinshi wayashoramo, kunguka, ugatera imbere. Bitangire nonaha, witegereza ngo ejo bundi, ko gutegereza ejo bundi, igihe nk'inkota iyo kigucize kiragutema, kandi ntukajya upfusha igihe ubusa. Usanga uri kujya mu bintu bidafite agaciro, usanga uri gufata umwanya uri gukoresha ibintu bidafite agaciro, kandi bifite agaciro ugasanga ifite agaciro birahombye, bidafite agaciro nibyo biri kujya mu mwanya wawe. So ubwo uzakora usubira inyuma, ntabwo uzakora utera imbere. Uyu muhanzi Juno Kizigenza, impamvu namushyize hano kuri ekara, kuri screen, nuko
ari hambo, aroroshye, aca bugufi kandi azi no kuganira. Akubwira ko kubigeraho bitoroshye, ariko iyo ubigezeho ushobora no kwibagirwa iyo wavuye. Ariko nk'abahanzi baba barasitaragorinze, baraciye mu buzima runaka, ntabwo yakibagirwa ibihe yaciyemo. So hari umuntu wo bigeraho agatangira kwibagirwa. Reka twikomereze n'ikindi kintu cya gatatu wakigira kuri uyu muhanzi Juno Kizigenza. Kudakunda igitsina gore. Nyamuneka niba uri umuhungu uri kunyumva, ukaba ushaka iterambere, ukaba uri mu iterambere ryawe, ukaba ufite amafaranga make, ukaba ushaka kuyabyaza umusaruro, ukaba utarakira ngo utere imbere, nekana n'igitsina gore, ushaka ubuzima, niba utarateganya gushaka, wijya mu bagore, ndakurahiye, ndakubwiye wijya mu bagore, kuko abagore bazagusiga iheruheru, bagutsutsure n'utwo wari ufite. Hari abakobwa bo mu minsi bihaye kurya amafaranga y'abahungu, nawe ubajyamo bazayakurya. Dore ndi mugenzi wawe ndabikubwiye, unyumve utanyumva ubyihoreye ko ababigiyemo bose bamwe ni abakene, abandi nta terambere bari kugeraho kubera gusazwa n'urukundo. Kandi ntugashaka utabitekerejeho, ntugashaka utaragira imyaka. Dore bano bahanzi bakuze ntibarashaka, bapasava bano basitari bose mu entertainment, bamwe namwe ntibarashaka. So urinde wo gushaka utarabanza gushaka amafaranga. Banza ushaka amafaranga mbere yuko ushaka umugore. Shaka amafaranga mbere yuko ushaka umugore, nubona amafaranga byose bizikora. So ikindi kintu wakigira kuri uyu muhanzi Juno Kizigenza. Juno no kujya ukoresha amafaranga yawe mu bintu bibyara inyungu. Yumve neza, mu bintu bibyara inyungu. Niba ufite miliyoni, ishore ahantu hari bwunguke, ahantu amafaranga yari bugaruke, ukayishora ahantu mu bintu ukora iminsi mike bigahita bihomba. Tekereza neza, utekereze kabiri, utekereza washora amafaranga yawe. Uriya amafaranga yagashoye mu butaka, uyashoye gucuruza ibyuma, ushobora kudahomba. Bizaterwa n'umutwe wawe, n'ubwonko bwawe. So n'uburyo umanaginga mu ibintu. Ikindi kintu wakiga ubu none ni ukudasesagura amafaranga. Niba ushaka iterambere, ukaba ufite ahantu uri gukura amafaranga, wiyarya buri kanya. Kuyarya buri kanya biragusiga mu gihombo gikomeye, nta nubwo uzamenya niba uri gutera imbere cyangwa utari gutera imbere. Ese ni iki cyaguteza imbere? Amafaranga uri kuyarya, uri kuyahombya. Nturi gusevinga amafaranga, ahubwo uri kuyarya uyamana. So ndatekereza ari ibyo tuzavuga ibindi ubutaha, ariko reka metipu abana bakiri bato, abasore, inshuti, abavandimwe, wewe nkurikiye hano, muhereze tipu. Gukira si ibintu byoroshye, kandi kubigeraho nabyo si ibintu byoroshye. Ikintu ugomba gukora nk'umunyarwanda ushaka iterambere, cyangwa se ushaka kugura imodoka imwe, ebyiri, eshatu, n'eshanu, ugomba kugira ubwenge bufunguye, ukava mu byahise bigusubiza inyuma. Hari abantu bafite imyumvire ya kera, bafite imyumvire y'iwabo, ugasanga ari gutekereza kiri kumwe n'iwabo ngo barabahinzi. So ni byiza gufata urugero rwiza ku iwanyu, ariko ukagendana n'imyumvire igezweho digitali. Ukavuga uti niba ikibanza kino kiri kugura miliyoni 30 kandi ifite miliyoni 40, ese nkiguze ubu nonaha kigura miliyoni 30, mu mwaka ntabwo cyakigura miliyoni 60. So ugatekereza, ukibaza. Iki ni ikintu ugomba kwibaza mu buzima. Ugomba kuvugutse abandi ko bari kugera ku iterambere. Genda buri ki ugafata risike, ugatekereza, kandi ugafata risike yo gutangira ugakora ibyo ukora.
byose bizajya byizana. Nutangira gukora ugakorera amafaranga ukari ku bunebwe, ugakura amaboko mu mufuka ugakora, so nta kizabuza guhirwa. Ikindi kintu ugomba kumenya nk'inama yanjye, ntukajye wishinga abarokore, kuko abarokore bafite imyumvire yabo yatanje ivuga iti Imana iri buze kubizana. Nawe nubishinga uzagwa bugone. Ikintu ugomba gukora, ugomba kumva ko nta muntu uzaguteza imbere usibye wowe wenyine, kandi ugomba gutekereza aho abandi badatekereza kure cyane. Ugomba gufata risike ugatekereza, kandi ugomba kujya ukoresha amafaranga yawe neza, ukanayasevinga, ukanayabika, ugakora save buriya ufasha kwishyura amafaranga y'abanyeshuri, ufasha kugura ibikoresho by'ishuri, ufasha kugura ibyo kurya, igufasha kwitunga no kubaho. Save ikemura utubazo tumwe na tumwe, kwishyura amadeni, kubika amafaranga yawe. Si ngombwa ngo ubike menshi, bika 2 niba wakoreye 5, usigarane 3 aba ari byo rya. Ndabizi umuryango munini cyane, 3 birawuhaza. Iyo utihaye gusesagura, nyamuneka reka gira inama abantu b'abakire. Iyo urya amafaranga buri munsi adasubiraho urahomba. Icyo ni ikintu cya mbere, kandi uranakena. Iyo nta mibare irimo mu kurya amafaranga urahomba. Ikintu cya mbere gihombya umugabo ni uguhaha udashyizemo ubwenge. Kurya inyama 3 mu cyumweru, 4 mu cyumweru, so niyo waba uri muri banki amafaranga yawe yashira, kubera ko inyama zirahenda kabisa, zirahenda. So hari abantu bakoze cyane bafite amafaranga, ariko kuri bo utaragira amafaranga menshi ukajya wipasa muremure. Niba ushaka iterambere ryawe, ujye ukoresha amafaranga make. So wowe musore ushaka gutera imbere, wowe inshuti y'urubyiruko, wowe ukiri muto, yihangira umurimo, yihangira umwuga. Buriya umwuga ubafasha cyane. Tekereza ku kintu wakora cyo guteza imbere. Uru Rwanda turi kujyamo ni digitali, u Rwanda rw'abanyabwenge, u Rwanda rurimo rurakora mu muntu ufite ubwenge. Kwiga ni byiza, ariko se uzakomeza kwiga nusohoka ubura akazi? Watekereje umushinga, mu gihe ukiga tekereza ka plan gato waba urimo urakora, yawe nusohoka kazaguteza imbere. Ese nusohoka ukavamo ugasanga ugiye gusitaraguringa, ubaye natwe twahereye hasi tuzamuka. Kandi isi turi kwirukanka, iri kwiruka cyane, bayita digitali. Niba ugejeje hano iki kiganiro ukaba wagikunze, kanda like, kanda subscribe, sharing video bagenzi bawe, kandi unagira inama bagenzi bawe muri comment. Urumva, kandi niba ushaka kuba successful mu buzima, kuba umukire, gutera imbere, kandi gushishikariza kujya urumva ntabwo uzagishyira bagiye dukora kora inkweto, ko ni ingenzi cyane kugira akamaro. So reka nsoze ngira inama buri umwe wese wumvise kino kiganiro. Inshuti yanjye, kubona ukubana, kandi kubona ugufatanya, kandi kubaho no kugira impuhwe n'umutima mwiza no gusenga Imana. Nukora ibyo bintu ukabikora ubikuye ku mutima, icyo uzasaba Imana izakiguha. Kandi Imana yumva uwisabye. Imana iha akanya umuntu wese wumva akeneye kuruhuka umutima, kandi ayikeneye. Iyo uyikeneye iragusanga, ariko iyo uri umunyabyaha usanga biba bigoranye. Rero cya bugufi, ukore ibyiza, ukore n'umurimo, kandi utangire business uhere ku mafaranga make ufite, kandi witondere inshuti mbi, ikigare. Inshuti mbi zirya amafaranga yawe zikayamara, zikayatsemba. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze.